biracyameze neza. Reka dushimire abantu bakomeje kuza baza nyuma barimo ba bebe ba mama ba mama wanjye hano, ba Eric Ndahiro baje nyuma bose, Imana ibahe umugisha, n'abandi bakiri mu nzira barimo baza bose, Yesu abahe umugisha. Rero turakomeje kuri navuga ngo ni second round, twakiriye undi mukiri hariya guturuka yes, Olivier tumuha amashyi abatari kurya, Imana imuhe umugisha. Karibu sana Olivier. Turakwakiriye. Ni karibu mwemwe songamanya aho ngaho. Bankoze. Yes, turishimye Imana rero ko abantu bose yakomeje kubarinda bakaba bakomeje kugera hano amahoro. So tugiye gutanga impano rero ku yindi round. Reka dusabe mama Elvire yongera ahaguruke kwa kundi. Ahaguruke. Hanyuma mbere yuko dutanga impano, reka mbanze rwose nongere mubaze ngo uriyumva gute muri aka kanya? Ndanezerewe, amarira yashize. Ndishimye. Byandenze. Byandenze kuko ntago numvaga ko ibi bintu bishoboka, ariko namarira avanze n'ibyishimo, n'umunezero wandenze. Ndanezerewe. Nicyo navuga. Imana iguhe umugisha. Reka rero dusabe, ndahera kuri mama wacu banze atange impano. Mama wacu mu gihe Olivier akishyira igihunga babe bamuha ko kunywa n'ako kurya, abatuje rwose nta kibazo. Tubanze mama wacu abanze agiye gutanga impano. Yego. Ni umubyeyi rwose. Rwose abantu bashoje kurya rwose dukomere mama wacu amashyi menshi atambuka rwose, ko mufite mutanga amashyi ku mubyeyi wacu rwose. Hagarara neza mama. Uriya ni mama wacu. Iragira gute? Reka tubaze twumve imvamutima ya mubyeyi wacu, twumve ijambo yabwira umukobwa we aka kanya. Mama, ni iki wabwira mama Elvine? Namwifuriza isabukuru nziza. Yego. Azarambe ageze imyaka 100. Wow. Amen. Imyaka 100 turi kumwe. Sawa. Reka tumusabe rero ukiri aho ngaho ashire mikrofone hasi. Iyo mpano abantu benshi bavuze ngo ayifungure, hanyuma turebe nta kibazo, nayifungure rwose ntacyo. Hari indirimbo yitwa Mfite Amatsiko. Yes, iriya ni impano y'umubyeyi rero barimo barayifungura. Abantu benshi bavuze ati ni igiki umubyeyi yapfunyikiye umwana, bimeze bite? Reka rero natwe turebe. Amatsiko yisha abana hano. Abakameramani bandi, abafotografe rwose turashaka ifoto izimeze neza. Ashyizeho n'amenyo rwose. Eric hariya rwose akomeza abafasha berekere kuko ndabona byabacanze. Gorata bebe ariko rwose amatsiko. Eric rwose turwaneho, Eric rwose turwaneho ukabyaraho. Wow. Katurebe rwose. Biracyaza. Yamaye nka data ko mbona bikomeye, zizuminga aho turebemo neza. Biracyahambuka, biri mu makarito menshi. Wow. Amashyi menshi cyane ku mpano nziza. Reka rero tumusaba umubyeyi n'ubundi ayimwambike kugira ngo turebe nimba azamubera. Turebe nimba hari ukuntu bizagenda. Aravuze ati reka nkuremo pirate rwose.
birahita bijyana amaherena wagira ngo mariya yabibonye yego ni ukuri bijyane uriya rero ni umubyeyi rwose yaravuze ati nagushakire bodyguard ibintu njye amagambo yabuze ibintu birakomeye rwose wow amashyi menshi cyane ku mubyeyi ku mwana muhaye amashyi menshi yeah thank you arakoze cyane Imana imuhe umugisha mwinshi cyane yes rero Josiane ndakeka wishimye umutima wawe uranezerewe cyane reka dusabe mama Olivier famille Olivier nabo nibyo turabizi famille Olivier nayo igende hariya ibintu byo birakomeje rwose uriya bamwita Josiane akaba nawe yitiranwa na mama Elvine ni impanga barakundana cyane ni abavandimwe ni inshuti ibintu bimeze neza rero Imana nawe imuhe umugisha agiye gutanga impano reka nawe twumve reka nawe twumve ijambo mbere y'impano twumve nimba hari ikintu wabwira umuntu ntabwo ushoboye kuvuga ok sawa merci beaucoup aragambana ariko kuvuga byaramunaniye yes abakameramani muri tayari ok sawa yes Imana ibahe umugisha rero murakoze ku mpano zanyu nziza thank you so much reka rwose twakire noneho famille Ndahiro rwose famille Ndahiro yo rwose tuyakire n'amashyi menshi ni famille rwose dufitanye amateka menshi ni famille rwose kadusabe rwose n'umutware nawe ahaguruke papa Grene nawe rwose ahaguruke mu byubahiro bye yes iriya ni famille nziza cyane idukunda ikunda ikunda mama Elvine ni famille ikunda mama Elvine cyane rero Imana ibahe umugisha turabishimiye turabakunda kandi twizere yuko tukiri kumwe igihe kirekire Imana ibahe umugisha sawa ndizera ko nimba nta wundi ndiganye gift bamwita famille papa Placido aka mama Dangote amwita uyu nguyu ibintu biraryoshye hano rero bavuga ngo bikomeje gushyuha cyane ibintu hano ntabwo bisanzwe abantu bishimye abantu baracyarya baracyanywa kandi turageza mu gitondo iyi ni iminsi ibiri ni ikirori gikomeje kuva ku itariki 16 kugeza uyu munsi tukiri muri show ni famille rero Placide cyane imwe ça va yes reka tusabe uyu mufotogarafe wacu arekane n'ibiryo akomeza akora akazi yes umugeni wavutse ko mbona asohotse bigenze bitewa rero yego iyi ni famille Placide reka rwose fata mikrofone rwose fata iyo mikro mubyeyi twebwe nka famille Placide
Mugisha nawe twamuzirikanye ko yagize anniversaire uyu munsi. Wow. Tumugenera gift. Wow. Amashyi menshi kuri gift ya Mugisha. Imana imuhe umugisha. Hanyuma reka noneho Mugisha arakoze, reka batange n'indi mpano mu Elvine. Mama Elvine rero ntago twabona icyo tuguha, gusa turagukunda kandi uri umugisha kandi urakunditse, tuzahorana nawe, uzarambe, uzarenza imyaka 100 kandi muri iyo myaka uzahore wishimye. Yes. Arakoze cyane rwose famille Placide, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Yes. Impano rero nimba ntawe niganye ijambo cyangwa mikro. Reka rero reka nsabe noneho reka nshimire abantu mwese mwabanye natwe. Ndizera ko ndebye ku maso ya Mama Elvine arishimye, aranezerewe cyane. Ndizera yuko natwe turishimye turi mu birori bye kandi ni byiza. So impano ziracyahari, hari abandi bantu bakiri inyuma, turakomeza tuzitanga kandi turakomeza turya tunanywa. Nimugire ikibazo ibintu bimeze neza, tujye kugera mu kanya ko kubyina noneho no kwenjoyinga. So kugira ngo twishimire umwana wavutse, sibyo mami? Rero reka sabe Mama Elvine agira ijambo rimwe rya nyuma ashimire, hanyuma dusoze kino cyiciri cya mbere cy'impano, hanyuma tujye mu bindi byiciro. Yego. Murakoze, ndabashimiye mwese, Imana ibaha umugisha. Ntacyo mfite nabaha usibye kubasabira umugisha ku Mana. Aho muzankenera hose nzaba mpari. Famille Ndahiro aho muzankenera nzaba mpari. Famille Placide aho muzankenera nzaba mpari. Famille Olivier aho muzankenera nzaba mpari. Umubyeyi wanjye Coko, Imana iguha umugisha, urabizi ko ndi umukobwa wawe, ndahari aho uzankenera hose. Nadine, Imana iguha umugisha mukobwa wanjye, uri umugisha kuri nge, aho uzankerera nzaba mpari. Dina, Imana iguha umugisha, urabizi ko ngukunda, aho uzankenera nzaba mpari. Ndabizi ko mu bukwe bwanyu bwose buri imbere, niteguye kubashyingira. Mfite abakobwa 3 n'umusore umwe bafite ubukwe muri Elvine Foundation Group, ariko sabo bonyine, ndacyari gusenga kugira ngo n'abandi babashe kugira gute kubona abagabo. Kristera, Imana iguha umugisha, ndagukunda urabizi, aho uzankenera nzaba mpari. Irakoze Pamela, ni umubyeyi nkunda, arabizi barankunda, nawe aho uzabana ntago yigeze ambwira ngo anansinyare. Nari ndimo mbyina n'abana hano, ndibereye hariya ndiho ndabyina, ngiye kumva numva umuntu aranyoye anyerekeza inyuma, mbona abandi bose baraje. Ariko Imana iguha umugisha mukobwa wanjye, ndagukunda urabizi, ntago nabisubiramo. Mukobwa wanjye Dana afite ubukwe, hagati aho ndina nguwo afite ubukwe, nimbaha invitation muzantwerere, ni ngiye marene wiwe. Rero nimba tumira muzanyitabe, ngiye gushyingira. Imana iguha umugisha mukobwa wanjye kandi Kristo abirimo. Gakwaya umushyushya rugamba nawe nubwo atarabimbwira ariko ndabizi ko bihari, ntabwo arambwira mami ariko ndabizi ko buhari. Imana iguha umugisha. Devota, uyu nguyu we tuzajya i Butare muri mize, niho buzabera, nawe afite ubukwe mu kwa 9. Tugiye gushyingira from America.
Ndi kumwe na Aline, Imana imuha umugisha, nawe ni umukobwa wanjye, ndamukunda, aritabira gahunda zose tugira, abahari. Imana iguha umugisha mukobwa wanjye, ndabizi ko mu nkunda famiye yanyu yose, aho uzankenera nanjye nzaba mpari ku bwawe. Nkaba ndi kumwe n'umunyamarira hano menshi cyane, mujura mukuru. Imana iguha umugisha sheri wanjye, urabizi ko ngukunda, nukuri abizi Jovia ndagukunda. Imana iguha umugisha. Rero ntacyo mfite nabaha usibye kubabwira ko mbakunda, kandi buri muntu wese uzagira aha nkenera icyo nzashobora nzabitaba, nzaba mpari ku bwanyu. Ntimuzagire ngo wenda ngo simvuge, oya, niwumva ikintu cyose wumva ukeneye kumbwira, buri muntu wese uri hano n'abatabashije kuza nzaba mpari ku bwanyu. Rero mwese Imana ibaha umugisha kuba mwaje mu Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndumva rero nasoza nsenga mbasabira umugisha kugira ngo abakeneye gutaha babashe gutaha, abandi bakeneye kubyina ba enjoying, kugira ngo tutagira uwo tuza kubangamira. Imana ibaha umugisha. Nasenga munyamakuru. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, urera kandi urakiranuka, uri Imana yacu bwite, uri Imana isumba byose. Tugushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo kugeza amasaha, nta gikuba cyacitse, turi bazima. Habwa icubahiro. Ngushimiye imirimo itangaje wakoze hagati muri twebwe, Mwami, ndanezerewe, nezerewe n'imirimo itangaje ukora. Uri Imana isezeranya yarangiza igasohoza. Sabiye umugisha buri muntu wese wageze aha ngaha ku bwanjye. Data, uko umutima wanjye unezerewe, nabo ari kubanezeza. Ubatunguze neza yawe, bakire imirimo itangaje ku buzima bwabo, nabo babone ababatungura nk'uko nanjye banejeje umutima wanjye. Tugiye gutandukana rero mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka dukomeze duhurire iwawe. Abagiye gutega moto ugendane nabo, abatega imodoka ugendane nabo. Ubwo buri muntu wese ari bushike mu icumbi ryiwe amahoro, turarushaho kugushima. Ngaho komeza uganze kandi utegeke, komeze kubana natwe muri byose. Ikiruta byose uzaduha ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.